njyewe nari mfite ubwoba nyuma yuko ibi bintu bigenze kuriya wiyakiye ute rwose ubu nk'uko mubibona ntabwo ndi mu rugo uri he ahantu mba njye ndi mu babyeyi ubu ngubu Mhm. murahabona nyine ntabwo ndi mu rugo ndi mu babyeyi mamaze nyine kuva byaba nyine niho bahise baza kuntwara nyine mu rugo bakibibona kubera ko nyine bazi nyine bazi ukuntu umeze habuze gato ngo nanjye mpfega kuko witwa niki nagiye ku muhanda njye nagiye kugura sipaguru uri kumva iri no mu wagiye rugo ni kugura nzayikwereka wagiye kugura supaguru njyewe urabona ukuntu byari bimeze najyaga ku muhanda ababibonye nyine bakabimbaza bumva agahinda karanyishe yego amarira akamanuka Mhm. nyine ibintu byose nkabitekereza nyine nkumva agahinda karanyishe nyine birangira mfashe umwanzuro nabona ni rero ngiye nyine ndagenda njya ku muhanda nanayikopesheje ku muhanda navuga ati mu supaguru njye kwidodera urukweto ndayizamukana ugiye kudoda amagara ubu ni ubuhanuwe wari ugiye kwiyahura naragiye nyine ngira ngo nanandikire mama wanjye ku rupapuro ikaramu yanga kwandika wagiye kumwandikira iki ngiye kubikora wari ugiye kwica cyane nyine nose ntabwo ujya wumva ko supaguru ngo zica abantu numvaga nanjye ibyo ngiye gukora kuko nabonaga nta kindi kintu maze ku isi kubera nyamunsi komeza ndakumva ndebye bike ngo nandikire mama wanjye bike yanga kwandika muri uwo mwanya umubyeyi witwa mama Debora w'inshuti yanjye ahita ampamagara felicitation my brother uzamutse level ugiye mu ndege yego de mama Debora araguhamagara birarangiye nyine mba ndabihagaritse nyine birangira gutyo ubwo nyine nyuma nibwo naje nyine hari ahantu nyine nagiye nyine aho bano babyeyi bakorera turahahurira ndababwira ati rero nyine nkora ibyo nanjye gukora ndataha kuko bacuruza nyine imyenda igihe nyine numvaga mfite ibibazo mwumva nyine nshaka kwambara nyine kwambara imyenda neza uretse gato mbere yuko kwambara none wambaye gute kandi ugiye tugaruke mu kwiyahura wumva umeze ute umutwe wari uremeye nyine numva nikoreye ikintu numva umutima wanjye ugiye guturika numva nyine mfite ibibazo nyine nkumva ikintu cyaniraga ibibazo ni abantu nyine bambwiraga bakambwira ngo he twarakubwiye ngibiki n'ibiki ako Godfrey mbere na mbere umbabara ariko ndagushimiye ntabwo nciriye urubanza Imana iguha umugisha ugomba gucira urumva kari agatipe ni keza mu kuntu karifinyore ugomba kumva nuko afite ubwenge buke ariko urabona ko afite ntuza ni mwiza kuba waramuriye byonyine nta nubwo ari igihombo niba waramucumise ariko niba utaramuriye uri ikiwerewe wagombaga kumurya ukamumara nk'uburyohe ariko niba utaramuriye uri mu gihombo ariko niba waramuriye nta gihombo ufite ibyishimo biragora ariko niba waramutikuye ntabwo wataye igihe cyawe ngiye sinagucira urubanza kubera iki reka gukundana ntabwo ari ikibazo shiri icyo ntashakaga nta gihe wataye icyo ntashakaga ni kimwe cyo nakubwiraga ni kimwe ntifuzaga kuko ubeshya ngo agiye kugira umugore wo mu rugo akagenda kubyaramwo abana kandi adashoboye kurira kugura ntabwo arera abana njye nari nabibonye mushobora no kuzasubirana rero muzasubirana munarongorane ntawamenya ariko umva kuri mu gihombo azakubyaramwo abana akujugunye umuntu udashobora kureka amazi umuntu udashobora kukugurira matera uryamaho uri fiyanse we ukaza ahangaha gusaba njyewe ntabwo ngiye kuza kunyura uruhande wowe wari umugabo umuntu uba proud yuko umugore aza gusabiriza hano bose ngo yarangije kaminuza uwo wari umuntu uzangaha akakugira inama yo kuza gusabiriza kuri social media agushinzwe ugiye kuba umugore we navuze iki gihamba nta mugabo murimo Joyeuse bari kumushuka agiye kugwa ku gitomeye uyu nguyu agiye gukoresha izina ryawe kuza gusabiriza hano kugira ngo azabone n'ahantu ho kuba nta kintu nafatagamo nicyo kintu cyatumye cyonyine nkubwira ntirekana n'ikigoryi nta mugabo muri mu bintu byo kubwanya ntabwo ngiye kubisapotinga kubera sunitse muri murizo we ukumva wabaye wadanje igitsina uburyo bw'igitsina none dore nyuma yo kuza kukutikura
ari kuza akavuga ngo nuka mu kanwa yaragusomye asanga utaborose ngo igitsina cyawe kirimo iki nose ubwo urukumva wo pya wari umugabo ujya kujya muri raporo sexuelle umugabo uretse gato umutipe uza akavuga details kuva ku muntu kugera ku gitsina cyawe avuga uko bimeze nuko bisa nuko gusa ubwo urukumva wari umuntu ngo ufite iki mu gitsina infegisi ngo ufite infiki none urumva umugabo n'umugabo uza akavuga mu kanya azatubwira niba ufite igipipi kinini niba waraciye imyeyo byose azabivuga kuri televiziyo uzabireba azatubwira ukuntu ngana cyangwa uri muto kandi ikindi kintu mvuga buriya hari umuntu abantu muri hano wenda kaneze ko ibintu byanjye hari abantu byahaye isomo nta somo ntaryo twarunye nta somo byaduhaye agahinda karatwishe kubera ko ufite infection subiza nazo ariko nakubwiye ngo uzaze tujyane kwa muganga nusanga nzifite uzahita unzinukwa mu kubera iki unuka mu kanwa turi kuvuga ibyo batubwiye ntabwo wanyihumurije mu ntabwo wumva ntiyakuryaga ntiyagusu igitsina cyawe yaragitambaye mu kanwa kawe yarahasomye ibyo yatubwiye arabizi wayi kubera icyo womeze uko no ahubwo ngiye dore ikintu nanjye kubabwira buriya umuntu uza akavuga ibintu arakaye anabeshya twabwirwa n'iki ko yabeshye kandi ari ntimwararana agasa umugabo wawe turabwirwa n'iki ko ibyo yatubwiye atabeshya kugeza sankaraje ugatandaraza nk'uko abyemeye hanyuma akumva nandaraza navuze ngo azanyihumurize mu kanwa gutya yumve hanyuma hasi muri infection tuzabibwirwa n'iki ayihumuriza se niyumva mu kanwa ukuntu hameze naga infection nari bituzajya kwa muganga nako nzajya kwa muganga nzipimishe hanyuma nze mbaye igisubizo ubwo tugiye kujya kuri raporo y'uburyo igitsina cyawe gikora ubundi nta nibyo noneho nzanakora ubundi se wajyaga muri iki none ubundi mwapfuye iki ndabaza ubundi we yatubwiye ibyo yaguhoye ko ari uko ufite ibyo bibazo byo mu kanwa no mu gapipi wowe ukuri kwawe ni ukuhe mwapfuye iki ukuri kwanjye ukuri kwawe ni ukuhe njyewe ukuri kwanjye yaranyanze nanjye ndamureka nyine yakwangiye kuko niho ibintu byose byakubiye kandi abivuga kunuka mu gitsina avuga icyambere ikintu icyambere yanyangiye ndi umukozi wo mu rugo nta rurimi na rumwe nzi yarabivuze urumva komeza nyine ndi umukene yego ubwo ibyo byose bibumbiyemo nimvuga umukozi wo mu rugo nyine ujye wumva umukene niko badufata niko abantu badufata ariko nta ribi nuga mu kanwa n'ikindi namenye ngira byongereho kabereke namenye ngira ariko byose sinjye wabyihaye nuka mu kanwa ngwaye na infection ibyo byatumye ubwo bwapfuye se ahubwo bwari buhari bari baratwangiye gusezerana mu murenge ariko ngiye abantu bambwiraga nubwo bakwangiye gusezerana mu murenge muzagenda n'undi kwa pasiteri ngo musezerane ubundi ngo muzasezerane mu murenge nyuma ariko njyewe ikintu naje kubona ntabwo umuhungu yari abyiteguye kuko namubwiraga tuze tubwire abanyarwanda ko umurenge bawanze nyine banze kuwuduha nkabona ntabishaka akavuga ngo tube tubyihoreye ngo tuzabivuga igihe cyageze ibi tuzabivuga igihe cyageze se kari uko wenda njye nagiraga amahirwe abantu bagiye kunywera nkabanza nkabibabwira ubwo icyo gihe nza kuba n'urugero narafashe amafaranga y'abantu amafaranga wari amaze gufata nangahe njye nta mafaranga nigeze mfata uretse izi rodobodo nakweretse iziki izi rodobodo izo rodobodo nizo baziguriye
nyine ni umubyeyi duturanye niwe wari wazimayemo gift. ati uzazambara umunsi wabaye umugeni, Yego. atazi ko tipe yirirwa kwicunde aho yamaze kumenya ko unafite infection. Oya infection sinzi aho yazimenyeye kuko njye ntago nigeze ndyamana nawe Godfrey. Thank you hero. Serious? Ni ukuri kw'Imana kandi ni izina ry'Imana. Uya kuba araryamanye nawe ntabwo abivuga, ntabwo atubwira biriya bintu adafite amakuru. Urumva? Ahubwo icyo nibaza ni kimwe. Kandi njye nemeye Nyuma yuko wumvishe we ahagurutse agatangaza biriya bintu wiyumvisha ute? Iby'amabanga yawe akabikira ku karo. njye nkuko nabikubwiye. Njyewe habuze gato ngo mpfe. Ubu njye mba ndi umurambo harya ubwo babyita ngo umuntu wiyahuye ngo ajya ikuzimu. Nta muntu ngiriye inama ngo aziyahure. Umuntu wiyahuye ajya ikuzimu. Kwiyahura si byiza. Umva rero ngiye kukurabura, ngiye kukugira inama rero nk'umuntu wawe. Unyumve? Urumva inama yanjye? Genda ujye kwa muganga wipimisha icyo ndibuze kugukorera. Turagushakira amabanga, ibyo bintu yavuze ufite ibibazo ufite tugufasha kubikira. Urumva? Ugende niba unuka mu kanwa ibyo ngibyo byakira. Niba ufite infection zaza kugiraho ibibazo ukarwara ibindi birwara, barazivura zigakira, ugende wivuze ureke kwihagararaho. Urimo kumva? It's only thing you can do. Urumva? Naho ibyo bindi byo ndakubwiye ntabwo nuza kwihagararaho ukigira ski, ni akazi kawe. Nuza kwihagararaho ibyo ngibyo birakureba. Ariko niba izi saga zaje batubwiye, urumva? Tekereza ko ikintu ugomba gukora kimwe. Emera icyaha, ureke dushaka igisubizo cy'icyo kibazo ufite. Niba umbaza iki ko uriya mutipe ko mwaryamanye ko muziranye ko ari umugabo wawe mwari mugiye gukora ubukwe, bivuze ngo ibyo yatubwiye arabizi, arabisobanukiwe, arabizi ko abantu tugukunda turagufasha iki. Godfrey, aka kanya njye ikintu nkeneye ntabwo ari ukwivuza ibyo nafite, ahubwo njye mumfashe mu iterambere, mumfashe munsapotinge nera imbere uko kuvuga ngo ndi umukozi wo mu rugo ejo bundi azaba mbona mu yindi shusho wa mukozi wo mu rugo wabaye gutera imbere kwa mbere ni ugukiriza indwara urwaye. Kuko uriya mugabo mwarakundanye, jya kwa muganga uzana ibisubizo, gahambirwa. Jya kwa muganga uzana ibisubizo kubyo ngibyo bari kukubeshyira. Urumva?